Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri tariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio tugiye kuramwe mu makuru agezweho kugeza kuri ubu ngubu nyuma yuko benshi bari bakurikiranye isiganwa ry'amagare ryaberaga mu gihugu cy'u Rwanda twongeye kugaruka mu makuru tureba aho ibintu bigeze kutaka bw'Urasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyepfo ntago ari uko byari bimeze ahubwo amasaso arakomeje kugenda yumvikana muri ibi bice ubwo umuriro udasanzwe akomeza kugaragara mu kirere cyo muri teritwari ya Kabare ndetse n'ibice bisatira Karehe amasasu yarakomeje kugenda yumvikana abari Minova bavuga ko bumvishe urusaku rwinshi rw'imbunda ndetse umujyi wa Bukavu kugeza kuri ngo kamaze gukangarana iyo ni situation iri kugaragara aho abenshi bemeza ko kilometero 30 kuva mu mujyi wa Bukavu werekeza ngaha muri Kabare bigoye cyane ko ushobora kuba wahijyana mu gihe utafite uburinzi kubera ko ibice biri kumvikana mu mirwano imana n'imande ziri gukekana mbese ibintu byarushijeho gukara muri minota igera kuri 20 tukaba tugiye kubana mu buryo busobanutse tuza kuba tureba uko ibintu byifashe cyangwa uko situation ihagaze kugeza kuri ubu 23 iri gukora iki Wazalendo bari gukora iki urugamba rwo rwubatse gute nyemerera ube hafi wumve ukuntu bimeze cyangwa se uko bihagaze mwabona mwe namagasa n'urugamba rw'umuriro igisirikare cy'u Burundi cyatejemo FARDC yatejemo ibintu byahinduye imirishyo ku munsi w'ejo kwa gatandatu ubwo hari habaye Sarongo imirwano isa nkaho yari imikomeza kubera ko yatangiye mu masaha ya kare bigeze amasaha ya kumanwa urugamba ruhagarara ku mugoroba urugamba rwongera gusubukurwa bihabanye n'ibyari byabaye ku munsi wari wabanje kuko imirwano yari yatangiye mu masaha ashyira ikigoroba dere ko imirwano yaturutse ku bushotoranyi bwo kuba inyeshyamba za 23 zarashe kuri Wazalendo bamwe mu Wazalendo bari bivuye kuri hospitale nkuko amakuru dukesha abaturage batuye muri bice abivuga ubu rero Kavumu umuriro wabaye umuriro bice bimwe na bimwe tugiye kwa twabizengurukamo turebe ese iyi Kavumu bari kuvuga iri kubamo urugamba bihagaze bite cyangwa se byubatse gute urugamba rugiye gufata iminsi ibiri igisirikare cya FARDC batangiye kuzamuka bari mu bice bigiye bitandukanye mu bindiro by'ahangaha barimo barazamuka kugira ngo bare ko batanga ramforo dore ko ku munsi w'ejo amakuru atugera imirwano yakomeye kugeza ku rwego rwo kuba muri pause yafashwe mu masaha y'igicamunsi imirwano yongeye kuba yagaruka amasaha y'ikigoroba noneho urugamba rwabo imberenge kuko hari hongerewemo ramforo Wazalendo yari yongereye akabaraga kuko byatangiye ari ukwirwanaho birangira bihindutse urugamba nyamara 23 ngo yari yasaganwa yabateze igico ariko kitigeze gitanga umusaruro kurungu rero Kavumu nuko byifashe turaza no kunyarikira mu bice bigiye bitandukanye ariko by'umwihariko nkuko ubyumva cyangwa se nkuko nabikubwiye mu gutangira tugiye kwerekeza ahangaha Kavumu muri Kabare igice rwose kugeza umunsi kirimo kigenda cyumvikanamo ikintu bita imiripuko ndetse na za Nyamugigima Kavumu na gace katari kure cyane rwose ya Bukavu kubera ko kuva Kavumu ahari kubera imirwano ni kilometero 30 ugeze mu mujyi wa Bukavu urumva n'ahantu hatari yareyare cyane byibuze abasirikare nk'aba ngaba bafite umwitozo bashaka gukora route march ishobora kumara iminota igera nko kuri 90 cyangwa se isaha n'igice bakaba bageze Bukavu bivuze ngo rero ahangaha M23 ishobora kuba yikozeho mu gutangiza iyi ntambara ahangaha Bukavu kubera yuko bishaka kubaviramo kuba bashobora kwisanga bamaze guhura n'uruva gusenya cyangwa se n'umuriro udasanzwe abasore ba Wazalendo bagahura na FARDC mu gihe nyamara amakuru yavugaga ko tugiye no ku gice cya Nyangezi umuriro wari umaze iminsi wumvikana cyangwa se imbaraga n'ubushobozi byumvikanaga muri bice byari biteye ubwoba kuko amakuru atugeraho avuga ko cyangwa se agaragaza ko ahangaha abasore ba Wazalendo nabo bari baragiye bagota imisozi kugira ngo mu by'ukuri babashe kuba bareba ko bagira icyo bakora bakagera ku ntsinzi ibyo rero akaba ari amakuru atugeraho cyangwa se ariko tujya kujya kuri isaha kubijyanye n'ikura rero muri ibi bice mbere ko tunyarikira no kuzindi ngingo reka twinje muri amakuru tudaciye ku ruhande turebe uko byifashe cy'abaturage bari gutangaza ibyo ibitangaza amakuru cyangwa se ibinyamakuru biri kwandika bati imirwano ikomeye iravugwa Ikavumu ahantu hari nko mu birometero 30 majyaruguru y'umujyi wa Bukavu mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'inyeshyamba za FC23 kuva saa 11 za mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 22 Gashyantare abatangabanyo bavuga ko hashize iminsi 3 humvikana imirwano muri aka gace gafite akamaro kanini mu bya gisirikare n'ubukungu kuko ariho hari ikibuga cy'indege cya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko
kiyoborwa cyangwa se kigenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Kuba ikibuga cy'indege kirimo kigenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 bisobanuye ko ibice ibikorwa by'ubutabazi aha muri aka gace bidindira, kuko n'ubundi n'inzira zindi zishobora gukoreshwa nazo zirafunze. Urugero nk'inzira iva aha ngaha muri Minova inyura muri Karehe yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo irafunze, ni ku ruhande rw'ubutaka. Wakubitira mu kiyaga cya Kivu ku cyerekezo Bukavu Goma naho biragoye cyangwa se ni ingorane, dore ko ibice bikoreshwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Ku rundi ruhande rwo hakurya ni ku ruhande rw'u Rwanda, biragoye rero ko abari Kavumu bakomeje guhura n'ibibazo baza kuba mu by'ukuri batabarwa. Biravuga ko abagera ku 12 bamaze kuvanwa mu byabo, imibare kurushaho kwiyongera, ndetse ngo abo bitameze gutyo ubu bari munsi y'ibitanda, kuko kugeza kuri ubu ngo urimo uratambuka mu mihanda y'ahangaha muri Kavumu ukibona uri ubumwe, kubabashije kugira umutima ukomeye akabasha gusohoka cyangwa se bari kurebera mu birahure cyangwa sande hose hashoboka bitewe n'aho bari. Baravuga bati imihanda irera nta n'inyoni itamba, kubera ko imirwano irimo irasa nkaho isatira neza ibice byo mu mujyi, kuko n'ubundi niho imirwano yatangire. Niba ubyumva neza, imirwano n'ubundi niho yatangire, niba dukurikirana kuva ku gutangira. Umutekano uracyari muke mu gace ka Kavumu gaherereye mu birometero 30 mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu, nubwo kuva mu gitondo cyo kuri wa gatandatu ku munsi w'ejo hari hagaragaye ituze risa n'iryoroshye, ariko bidatinze imirwano ngo yahise isubukurwa. Ibikorwa by'ubukungu mu mabutike, amasoko ndetse n'ibindi bikaba bivugwa ko ngo byamaze guhagarara bitakiri gukora rwose kubera ikibazo cy'umutekano muke. Abacuruzi mu makaritsiye mu by'ukuri ngo bafunze mu rwego rwo gutinya ko bashaka kwicwa, abandi bakavuga bati imitungo yacu ishobora kuba yasahurwa. Urumva ko bafunze no kuba badafunze ni ibintu bihabanye. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira kuri iki cyumweru, dore ko turi ku cyumweru, turi tariki 22, ngira ngo murabizi neza. Kuri iki cyumweru rero biravuga ko ubwo byari bigeze mu masaha saa 7 duturuka mu masaha saa 4 zo ku munsi w'ejo hashize z'ijoro, urugo rwo bita Ruse Kafarire, umukozi wa biro nkuru y'agace kangaha Kampiti mu Ruhesa, ngo rwatewe n'abagizi nabi bitwaje intwaro bataramenyekana. Ibi nabyo ngo byongeye gutuma umuriro wasaga naho ugabanyutse cyangwa se naho habayeho umutuzo, byongeye gutuma imirwano ikomera. Ibikorwa by'urugamba birushaho gusara, kuko ibingibi byabaye nko kuminjira mu by'ukuri peteroli mu mbabura. Biravuga ko byabaye nko kuminjira peteroli mu mbabura rwose, kuko ubu utu duce twa Miti twabayemo ibi bitero. Ngira ngo murabizi ko Miti n'ubundi ni hafi ya Kavumu. Biravugwa ko ngo byahise biba urufaya rw'umuriro kubera amakuru yatanzwe n'abaturage, ndetse bivuga ko n'ibikorwa byo gutabara ngaho ku nzego z'umutekano bigoye. Biravuga ko ngo nanone hari ubujura bwakozwe, ariko abashinzwe umutekano ku ruhande rwa guverinoma babasha gufata abajura 2 bitwikiriye ibi bikorwa by'urugamba n'umutekano muke, bashaka kujya kwiba. Abangaba rero bafashwe mu gitondo cyo kuri iki cyumweru guhera saa 11 n'igice za mu gitondo. Humvikana urusaku rw'amasasu mu bice bitandukanye by'aka gace. Bivuga ko imirwano ari ikomeye cyane. Mu butumwa buri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, padiri wa paruwasi ya Kavumu yasabye abakristo kutava mu ngo zabo ngo bajye mu misa ya mbere, ahubwo bakabanza gukurikirana uko umutekano uhagaze kugeza saa 2 za mu gitondo, hanyuma bakareba niba bashobora kujya mu misa ya kabiri. Ntago bigeze bajyayo kuko umuriro ntago wigeze utuza, cyangwa se urugamba ntago rwigeze rubaha gutuza kugira ngo barebe ko bajya mu misa ya kabiri, kuko misa ya mbere yo nta nubwo yo byashobokaga. Mu by'ukuri byari byandi bavuga bati ni nka filime cyangwa se n'umuriro w'amazuku. Ni bamwe mu bayobozi b'amadini atandukanye nabo basabye abayoboke babo kuguma mu ngo zabo aho kugira ngo bishore mu kujya gusenga. Mu by'ukuri begera Imana, nubwo nabyo atabi nk'uko byumva, ariko bavuze bati amagara araseseka nayorwa, haguma ubuzima, icyo udakoze uyu munsi wagikora. Basaba rero abakristo babo cyangwa se abayoboke babo kuguma mu ngo zabo, bakirinda no kujya mu mihanda ndetse no bindi bikorwa, bajya mu buhinzi n'izindi activities zitandukanye. Koko abaturage bivuga ko babyubarije, ntago bigeze babirengaho ngo berekeze ku mirongo y'imbere mu masantire. Amasantire yahindutse imirongo y'imbere y'urugamba, ahubwo bagumye mu ngo zabo. Ariko ikibazo kikaba ku bari basanzwe mu by'ukuri babona ibyo kurya babikesha ubuzima bwabo bwa buri munsi bakora, ngo nabyo biragoye nyine.
ngira ngo muba mubyumva, dore ko ibice n'ubundi biri kuba mirwano ibice biteye imbere cyangwa se n'ibice byo mu masantire, urumva ko nyine babitoroshye, ariko kubera ko imirwano itaramara iminsi myinshi cyangwa se itarafata amasaha menshi, haracyari icyizere, bamwe ntago nyine situation y'imibereho irahinduka, gusa bikavuga ko ibiramutse bifashe nk'iminsi igera muri 4 cyangwa 5 ibintu byaba byahinduye isura kubera situation n'ubundi iyi mirwano isanzemo aba baturage, nkuko amakuru aturuka muri bice arimo kugenda abidutangariza. Imirwano ntago uri kuvuga hano muri Kivu y'Amajyepfo gusa, ahubwo hari n'ibindi bice bikomeje kugenda byumvikanamo urugamba mw'abantu mwe. Nakubwiye nti Wazalendo uyu munsi n'abantu batarabo gukinishwa, n'abantu yo 23 igomba kubaha, n'abantu yo 23 itagomba kumenyera, kubera ko aba basore batyaye kugeza uyu munsi hafi no kurusha FRDC. N'abantu badakinishwa, ni umutiba w'inzuki utagomba gukiniraho. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 22 Gashyantare n'ubundi abarwanyi ba Wazalendo bigarura agace ka Kasenyi, aho yasanzwe hafata nk'igihome gikomeye cy'inyeshyamba za FC23, kuko izi nyeshyamba anga muri Kasenyi ngo bari bahafite mu by'ukuri icyo twakwita nk'indiri cyangwa se defense yabo yari ikomeye cyane, yari irimo imbunda z'imisada, yari iriho abarwanyi bakomeye cyane, bivuga ko bishoboka ko ari na special force y'umutwe, ndetse bikavuga ko bitewe nuko iki gice gisatira mu y'agaciro cyangwa se cyajyaga cyifashishwa mu gutanga umusada ndetse no gukurikirana ibikorwa by'ahangaha by'amabuye y'agaciro, ngo byagoranye cyane, ariko biturutse ku gitero gikomeye cyakozwe ahangaha no kuba iyi mirwano isatira n'ubundi M23 amaze gucibwa intege ko muri bice M23 yatswe icyo bita calibre 12, imbunda idasanzwe ya sharing ishobora gutwarwa no ku modoka yakoreshwaga n'abarwanyi, bityo bica icyuho cyangwa se bigabanya intege zabo. Bivuze ngo ahangaha rero hakaba hagaragaye zirimo machine gun ndetse n'izindi ntwaro zikomeye cyane zifashishwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abarwanyi ba Wazalendo bigaruye agace ka Kasenye kari gasanzwe gafitwe n'inyeshyamba z'umutwe wa 23, bibyongera kugaragaza ukungabana gukomeye cyane ko abarwanyi umutwe wa 23 uko iyo mirwano iri kugenda iba muri utwo duce twose turi kugenda tubabwira. Ntabwo biri kugarukira ngaho gusa utuma tuvuga ngo bari kurasa ngo abandi bagahita bahunga pa raporo, ntabwo ari uko bimeze, ahubwo urugamba rurimo ruraba amasaha menshi cyane, amasaha agera kuri 3, burya ibintu bikomeye. Hari abari gupfira muri urugamba cyangwa se muri imirwano yaba ku ruhande rwa 23 ndetse no ku ruhande rwa Wazalendo, ariko burya ibi tubishyireho umucyo, uruhande rwatsinzwe uko byagenda kose nirwo ruba rwatakaje umubare mwinshi cyangwa se rwagize igihombo gikomeye cyane, kuko ruba rwatsinzwe nyine ujya gutsindwa ari uko waneshejwe. Bivuga ko aka gace kafashwe kareho bita muri shoferu ya Bahunde muri secteur ya Kibabi, ni nko muri kilometero 24 uvuye mu gace k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ka Rubaya muri teritwari ya Masisi. Rubaya iri gusatirwa cyane, ubona ko Wazalendo bashyizemo ingufu nyuma yuko aka gace kakozwemo ibikorwa by'ubwicanyi ndetse bishinjwa umutwe wa 23 kugira uburangare, ukishinga inyungu nyinshi ukibagirwa abawukorera, dore ko abacukuzi b'amabuye y'agaciro basaga 200 berutse gupfira ngaha mu cyo bita maso westing cyangwa se tenguka ry'ubutaka rinini ryabereye muri aka gace. Ibyatumye rero kugeza umunsi Wazalendo harimo bavuga bati twaburiyemo abana bacu, twaburiyemo ababyeyi bacu, twaburiyemo barumuna bacu, bakuru bacu, babyara bacu. Ati rero kubwizo mpamvu ibi bice bigomba gusura mu maboko ya guverinoma. Ubu Rubaya impande zose Wazalendo iri kuyataka hasi hejuru kukabi nakeza. Aba basore bakavuga bati Rubaya igomba kuba tombe byanze bikunze. Biraza gukunda ko bahereye aho bita Kasenyi bafata, ariko nanone bati ijya kurisha ihera ku rugo. Amakuru aturuka byabere avuga ko Wazalendo bafashe mpiri abarwanyi 23 muri mirwano yabereye muri utu duce. Abarwanyi 20 bafashwe mpiri, bavuze ngo bafashwe mpiri ni matekwa cyangwa se bafashwe ari bazima. Ibindi byiyongeraho bavuga ko ngo aba Wazalendo babashe no kwambura imbunda 6 izi nyeshyamba muri aka gace ka Kasenyi. Hari defense yabwo babashaga kuhafata. Hama rero nyuma yo kuhambura mu by'ukuri aba M23 nyuma ko bahambuwe Wazalendo ihafashe, ngo izi mbunda 6 zafashwe na Wazalendo n'imbunda zo mu bwoko bwa PKM, imbunda zidasanzwe nazo, hamwe n'izindi ntwaro n'amasasu menshi. Haravugwamo AK47 ndetse n'ibiturika n'udukarito cyangwa se udusanduka tw'amasasu, kubera gutinya ko Wazalendo bashobora gukomeza bagafata umujyi wa Rubaya uzwiho gufasha M23 kubona umutungo yifashishwa mu ntambara. M23 yashyize intwaro ziremereye cyane
cyangwa se intwaro zidasanzwe ku musozi w'aho bita Sita. Bahise bubaka ikintu bita urukuta. Ahangaha rero kuri Sita ngo hakaba hashyizwe imbunda zidasanzwe zikora sharing, ndetse hakaba ariho hibumbiye abasirikare benshi cyane kuko bakoze umurongo twageranya nka rengarenga mu mene. Uyu murongo rero nabo wa 23 nguri ikintu bita isasu rikomeye cyane ku buryo ngo Wazalendo biraza kuyisaba ingufu zikomeye cyane, ikaba yazenguruka cyangwa se ikaza gutegereza igaca muri humye babarwanyi kugira ngo ibashe kurenga aka gace ka Sita nyuma yo gufata Kasenyi. Sita kuyishyiraho ni mu rwego rwo kugira ngo bugare cyangwa se bidatuma aka gace ka Rubaya bikangura abasore ba Wazalendo bamaze kukagera amajanja, kandi nyamara agace gabafitiye umumaro. Urugamba rero ntago rugarukiye ahubwo muri Karonge naho nuko bimeze, kugira ngo rero irase ku birindiro bya Wazalendo bere aho bita Cyugi naho bita Kinigi. Urugamba rusa nk'urwisubiramo ahangaha, bisa nkaho byisubiramo rwose. Urugamba ruri kubera aho bita Prito ibirindiro bya Wazalendo bahise babishyiraho bita Cyugi ndetse naho bita Kinigi, hanyuma yo 23 ifungiro bita Sita muri Karonge kugira ngo ibe yitegeye abarwanyi ba Wazalendo nibaza kuza kwa divansinga cyangwa se kwataka baze kuba babareba. Ariko Wazalendo abo sabana amakuru atugera avuga ko bakimara gufata agace ka Kasenyi basa nkaho babambiye aho ngaho bari kurwana n'abarwanyi bake bari mu bice byigiyeho imbere, abashobora kuba bagaba udutero shuma ndetse n'ibindi nyine bigiye bitandukanye bigenda bibera mu rugamba. Urugamba rurimo ibintu byinshi, ntabwo urugamba ari ikintu kiba kirangaho bira mupangusa. Mu rwego rwo kugerageza kwisubiza ubuyobozi bw'aka gace nk'uko amakuru aturuka muri ako karere abivuga, na kandi gace kavugwa rero ni agace k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ka Rubaya, kugira ngo murumva ko Wazalendo bamaze kugenda bazamura urwego kabisa ku kigero cyo hejuru cyangwa se ku kigero kidasanzwe. Ku kigero kidasanzwe. Big update massive. Amakuru atugezeho none aka kanya turi hano muri studio, ni update ndi kuri imbere yanjye. Aravuga ko kuva muri Kivu y'Amajyepfo mu mirwano iri kubera ahangaha ubu noneho Wazalendo bigiye imbere bageze muri kilometero 25 basatira Bukavu, ariko nubundi baracyari muri Kavumu, ariko bakuyeho kilometero 5 inyeshyamba za 23 bazishubije inyuma kilometero 5 mu minsi igera kuri 2, kuko uyu munsi ni wa gatatu imirwano ibaye. Urumva ko urugamba ruri kubera ahangaha rurakaze cyane, kuba byibuze iminsi ibiri yose yamaze gushira turi gufata umunsi wa gatatu, ugasanga nibwo habayeho gukuraho kilometero 5. Urwo rugamba bari urw'umuriro. M23 rero nayo hangaha ifite kutajenjeka cyangwa se no kumva ko igomba kurwana yivuye inyuma, kubera ko iramutse ikoze ikosa iryo ari ryo ryose yakwikangura. Wazalendo bageze mu mujyi wa Bukavu, kandi biragoye ko iyi Wazalendo iramutse ikurasiye mu mujyi wa Bukavu wayicika, kubera ko ibi ni ibice bakuriyemo. Ndetse ikindi kintu ugomba kuba wamenya, Wazalendo ntago bisaba ko uza guhamagara bari Kanarange bati muze hano, ahubwo Wazalendo abaturage baba bari ahantu hose aho bageze basanga abandi bagenzi babo. Bivuze ngo abari bari mu mujyi wa Bukavu batinye kurwana, nyuma yo kubona ko hari amaboko yaba yamaze kugera ku marembo y'uyu mujyi, n'abimira bashaka gutangira ibitero, ndetse ugasanga ya 23 iracanganyikiye ku buryo bukomeye cyane, ku buryo yakwibaza aho umuriro urimo uragenda uturuka. Rero niyo mpamvu mwumva iminsi ibiri yose M23 yakoze icyo bita gukaba ku buryo budasanzwe, nta kujenjeka. Bakavuga bati ahangaha harapfa umuntu, Wazalendo bati ahangaha harapfa umuntu. Urumva ko rero ibintu byarushaho gukara. Rero mpamvu nyene babwira nti mujye muza kabisa dukurikirana icyo bita urugamba, icyo bita zanya mu gigima, icyo bita imiripuko n'imigundano, uko biba bikomeje kugenda bijya mbere. Kira kintu kabisa ugenda umenya uko byifashe. Abasore bakomeye cyane ba Wazalendo baracyakomeje kwegera imbere. Abo M23 nabo nuko mbese muri rusange nta ruhande na rumwe ruri kujenjeka. Amakuru mfite avuga ko nta ruhande na rumwe rurimo rurajenjeka. Reka mfate iyi video mu by'ukuri imara umunota n'amasegonda 50 igera ku minota 2, iragaragaza ishusho neza y'agace Wazalendo bamaze gufata. Abasore ba Wazalendo bamaze kugera muri aka gace ka Bukavu. Iyi shusho cyangwa se iyi video ngiye kuyishyira mu group yacu ya Songa Mbere, hanyuma rero uraza kuza kuyibonamo. Niba ushaka kuza kuyibona
uraza ukaba utarajya muri groupe yacu ya WhatsApp, biragusaba ko uza guca munsi y'umutwe w'iyi nkuru, hanyuma rero ukabona link tuba twaguterekeyemo ukareba iyi video igaragaza uburyo ki abasore ba Wazalendo bamaze kwegukana intsinzi direct. Mu gihe tukiri hano mu kiganiro, reka mbikore mpite nyishyiramo hataza no kubaho kubyibagirwa cyangwa se bitaza kuncaho. Arabajya bambwira ati se kutubwiye video rimwe na rimwe tukayibona ubundi ntituyibona igihe, mu by'ukuri biducaho natwe turi abantu nimuka turenganyerega, ariko video yo ngiye kuyishyiramo aka kanya hano turi mu kiganiro. Ubwo niba ugeze kuri umunota, hari abayibonye bari bari muri groupe busanzwe, ndetse n'ugeze kuri umunota ukaza kuza gushaka kuyibona, rero bivuze ngo uraza kuba wayibona. Byakaze byatokombeye aho ni Bukavu na Rubaya. Reka nkushimire cyane, turagaruka mu masaha imbere nabwo turaba tureba uko biba byifashe, ariko nkibutsa no kunyarukira kuri Waroro TV ugakanda subscribe.